wigira aho ujya, hagarara tuganire. Njya ntangara iyo abantu bakubonye hari aho ugeze bakakubwira ngo ese ko mbona bigucanze uzagera aho ujya gute, ko mbona aho uri kuhava bitari kugushobokera. Umva mubwira ikintu gikomeye gikwiye kuguhumuriza mu bihurimo bigiye bitandukanye, we wizera Imana. Abantu nubona barimo barakubwira ngo uzava aho ngaho ugeze gute, nta uzi uburyo wageze aho ngaho, nta n'uzi uburyo wavuyeho wahoze. Rero abatazi uko wavuyeho wahoze n'abatazi uburyo wageze aho ugeze uyu munsi wa none, niyo bavuga bareke bavuge, kuko utarigeze umenya uko wavuyeho wahoze nanamenye uko wageze aho ugeze nibwo utaguteye ubwoba. Ushobora byose niba ari wowe bigushoboje aracyahari. Imbaraga zakuvanyaho wahoze zikakugeza aho ugeze zizakugeza iyo ujya. Rero abantu nibarekeraho, kuko ukurwanirira aracyahari kandi we yiteguye kukugeza iyo ugana. Wibona ibihe bihindutse ngo uvuge ngo amaherezo yanjye abaye ayahe, cyangwa ibihe bicike ngo uvuge ati birapfuye birarangiye. Humura, ukurwanirira ari mu rugamba, kandi icyamuzanye mu rugamba rwawe ni ukugira ngo arugeze ku iherezo. Rero reka abantu ukomeze urwane, ukomeze uhirimbane kugira ngo ugeraho Imana ikugezaho ikujyanye. Irahari, iyagukuye aho wahoze kagugeza aho ugeze izakugeza iyo ujya. Amen. Sangiza n'abandi ubutumwa, ubundi ukomeze gufashwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bless you.